inzu y'umwijima. Muraho neza, nitwa Claude, mfite imyaka 18. Mu rugo twavutse turi abana babiri, njye na mushiki wanjye, akaba ari njye mukuru. Mushiki wanjye afite imyaka 16. Ngiye kubabwira inkuru y'urugendo rw'ubuzima bwacu nyuma yo kubura ababyeyi bose. Ni inkuru nise inzu y'umwijima. Iyi nkuru ikaba igizwe n'ama episode. Ntuzacikwe na episode n'imwe kuko nimwe uzamenyera impamvu nayise inzu y'umwijima. Nkuko nabibabwiye, nitwa Claude. Navutse mbona mama na papa babanye neza, bakundana kandi natwe badukunda. Ntibari bakize kandi nanone ntibari bakennye. Muri make bari bifashije. Mama yari umuzunguzayi naho papa ari umubaji. Ababyeyi bacu bakoraga uko bashoboye ngo babone ibidutunga kandi batubonere ibikenewe byose ngo tubeho neza. Muri make ntacyo twigeze tubaburana. Mu gukura kwacu ababyeyi badutoje kubaha, gukora no gusenga kuko bari abakristo. Gusa yaba ibyiza byahoragaho. Mu by'ukuri sinigeze ngira icyo nkenera ngo nkibure, kandi na mushiki wanjye ntacyo yigeze akenera ngo kibure. Papa na mama baradukundaga, nkumva n'iryo juru rito numva bavuga. Gusa iyo ntekereje ko ntazongera kubabona, nareba ubuzima mbayemo, mpita nturika nkarira. Ndabyibuka ubwo nari mfite imyaka 13. Umunsi umwe narabyutse nk'ibisanzwe, mfata amazi njya koga, nditegura ngo nerekeze ku ishuri. Narasoje, njye na mushiki wanjye tujya gufata ifunguro rya mu gitondo hamwe n'ababyeyi bacu. Nk'ibisanzwe twarariye twese twishimye. Gusa sinigeze menya ko ibyo byishimo ari ibya nyuma. Twasoje kurya, turahaguruka dufatana urunana nk'ibisanzwe. Twavugiye hamwe isengesho. Dusoje, papa aratubwira ati: ndabakunda muryango wanjye. Ndabakunda kuko nimwe mfite kandi nishimira kubagira. Ndashima Imana yampaye umugore mwiza unkunda by'ukuri. Nanone ndashima Imana yampaye abana beza b'umugisha, abana bubaha kandi bakunda Imana. Bana banjye, ndabakunda kandi namwe muzahore mukundana. Muzasenyera umugozi umwe, muzaharanire kuba abantu b'abagabo. Muzakunda umuryango, muzirinde amacakubiri kandi muzaharanire kuba intwari. Papa yasoje kutubwira amagambo ameze atyo. Mama araduhobera aratubwira ati: ndabakunda cyane bana banjye, nimwe buzima bwanjye kandi ntewe ishema no kubagira. Ngaho nimujye kwiga kandi mukunde ishuri kugira ngo muzabe abantu bakomeye, bityo muzagire ubuzima bwiza. Mama yarangije kutubwira ayo magambo, dusezeranaho tujya ku ishuri, nabo bajya mu kazi. Nageze ku ishuri, mfata ikaye nkora etide nk'ibisanzwe. Mwarimu yaraje turiga, nyuma yo kwiga adusaba guca impapuro ngo dukore isuzumabumenyi. Nateguye urupapuro n'abandi bategura izabo. Mwarimu yanditse isuzumabumenyi ku kibaho, arangije aduha uburenganzira bwo gukora. Mbega isuzumabumenyi ryari ryoroshye we! Narakoze, ndangije gusubiza ibibazo 2, mbona diregiteri araje ahagarara imbere aradusuhuza. Mu by'ukuri nikirije mfite ibyishimo byinshi bitewe n'uko ndimo gukora ibibazo byoroshye cyane. Diregiteri yaritonze aratubaza ati: Uwitwa Claude ninde? Ntababeshye, ubwoba bwaranyishe ntazi aho buvuye. Ndahaguruka nti: ni njye Claude. Diregiteri yaranyitegereje, arangije ansaba gufata amakaye yanjye, ambwira ko nkenewe muhira. Namusabye kubanza gukora isuzumabumenyi nari natangiye, ariko diregiteri ambwira ko nzarikora ubutaha. Ambwira ko nkenewe mu rugo, njye na mushiki wanjye. Diregiteri namusobanuriye ko mu rugo nta muntu uriyo, bose bagiye ku kazi,
ansubiza ko byarangiye batakagiyeho. Diregiteri ako kanya sinzi ibyo yongoreye mwarimu, mbona mwarimu ahise ababara gusa ntiyagira icyo avuga. Diregiteri yansabye kujya kumwereka ishuri mushiki wanjye yigamo kuko yigaga mu mwaka wa 4 njye niga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Mu by'ukuri sinari byajyaga imbere. Natangiye gutekereza ko bagiye kutwirukana mu kigo, ariko ngasanga nta kosa dufite ryari gutuma batwirukana. Natangiye gutekereza ku nshuti zanjye nsize ntasezeye, nkumva ngize ikiniga. Twageze mu ishuri rya mushiki wanjye, nawe bamusaba gufata amakayi ye, ubundi diregiteri aduha umwarimu wo kuduherekeza ngo atugeze mu rugo. Diregiteri yadutegeye tagisi vatiri, tuza tuganira na mwarimu waduherekeje, ariko nkabona atishimye. Nabajije mwarimu icyabaye, ansubiza ko igihe nyacyo nikigera ndaza kubimenya. Nanze kurirwa mubaza byinshi, ndituriza. Ako kanya umushiki wanjye yahise andyamaho, ambwira ko akumbuye mama, namusanga mu rugo aramuhobera akamubwira ko amukunda nk'ibisanzwe. Akimara kuvuga atyo, mwarimu yahise azenga amarira mu maso, ibintu bitangira kunshanga ariko sinabyitaho. Bidatinze twageze muri karitsiye hatuje cyane. Imodoka yarahagaze tuvamo, dufata urugendo n'amaguru tugana mu rugo. Twageze ahirengeye mu rugo, mbona hari abantu benshi, ibintu bitari bisanzwe mu rugo. Mushiki wanjye yaraducitse, agenda yiruka ahamagara mama, anyura muri ba bantu yinjira mu nzu. Bidatinze nageze muri ba bantu mbacamo, njye na mwarimu dukomeza mu nzu. Twasanzemo umumama ntazi, nibwo bwa mbere nari mubonye. Nasanze arimo kurira, mpita mbona ko byanga bikunze mu rugo hari ikibazo gikomeye cyane. Namubajije uwo ari we, ansubiza ko ari mushiki wa papa, akaba ari we basigaranye mu muryango gusa. Ansobanura ko we na papa hari ibyo batumvikanagaho, bityo barashwana buri wese abukwe. Bajije impamvu arimo kurira, ahita arebana na mwarimu baraturika bararira. Nahise ngana mu cyumba cy'ababyeyi, mpamagara mama habura unyitaba, mpamagara papa, nuko wa mama aramfata arambwira ati papa wawe yagiye kwa muganga. Mubajije aho mama ari, nuko aradufata araduhobera njye na mushiki wanjye. Amarira amumanuka mu maso ye menshi, ubona ko yacitse intege. Mwarimu nk'umuntu mukuru yahise amufata kugira ngo atikubita hasi, maze uwo mumama mu gahinda kenshi n'ijwi ryuzuye ikiniga aravuga ati ese niki uyu mumama tutaramenya izina rye agiye kubwira Claude na mushiki we? Ntuzacikwe na episode ikurikira. Iyi yari episode ya mbere y'inkuru nise Inzu y'Umwijima. Niba iyi nkuru yagukoze ku mutima, ntibagirwe gukora ahanditse subscribe, usige comment niba ntacyo bikubangamiyeho, kandi usangize iyi nkuru bagenzi bawe. Iyi nkuru Inzu y'Umwijima yanditswe kandi inatunganywa na Nshimiyimana Anselme. YouTube channel yitwa Ku Nkombe TV. Ndabakunda cyane.